Joe Twins show. Ariko nagiye mbona abantu bavuga yuko ngo bagiye bahuza imvune ya Sabe n'ubugambanyi bwa Joe Twins. Gusa uriya mugore ngwino ndebe ntago namubonye nk'umugore mwiza. Nabonye yaba yakora complot uyu mugabo ninde harya Sabe genda abona yakwiye kusubiza ubwenge inyuma akareba uyu mugore ko ashobora kuba atamukunda ahubwo afite ikizindi nyungu amushakaho. Ibyo nzi byo ndabigusubiza pe. Nashaka uruhande mu by'ukuri ntabwo nakubeshya. Avuga ko bidashimishije. Utanagiye no muri details y'impamvu zatumye afata icyo cyemezo ntabwo ari ibintu bishimishije. Ni video y'umunyamakuru mugenzi wacu Sabe bivugwa yuko yari kumwe yaravuye gukora ibyo akora n'umubyeyi witwa Ngwino Ndebe. Ni video wowe wabonye gute Chita? Wabyakiriye gute ukimara kubona igiye hanze abantu bakavuga yuko ariye kubera ko nyir'ubwite ataremeza ko ariye? Ngewe ntabwo natunguwe kuko narinze ukuri. Narinze cyabaye. Kubera icyo utatunguwe? Chita, uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore witwa Karara yavuze yuko uri muri no case ya Sabe, anavuga yuko rewe wandikiye message Sabe imubwira ngo nasohoka ahantu ari bahagose. Chita, soreza kuri icyo. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ukukira gahunda zacu zose. Nizere ko umeze neza cyane. Reba nimba warakoze subscribe banze ukande unusanga waramaze gukandaho urebe ko wakonze kuri notifications kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Nusanga ibi byose warabikoze ukande like kuri no video kugira ngo nyine utwereka ko video zacu ziba azakugezeho kandi zigeze kugeraho ubambere. So uyu munsi rero dufite ibintu byinshi cyane byo kuganiraho, ariko mbere yuko tuganira ibindi bintu byinshi cyane reka tubanze twumve exclusive interview n'umuvandimwe n'umwe mu banyamakuru mukunda cyane, n'umwe mu banyamakuru beza, n'umwe mu banyamakuru abantu bakunda uburyo yigira umutima mwiza, uburyo ari umuhanga, uburyo asabana, uburyo afasha abagenzi be. Uyu mutipe n'umuntu mwiza byatari yitwa Chita Magic, ni inshuti magara ya Sabe. Abantu benshi cyane ndetse bagiye bafata Chita bakahita bashyiramo bihwanye na Sabe kubera ko uburyo bahorana, uburyo Sabe yamufashije, uburyo Chita nawe yamufasha, uburyo banahura kenshi cyane ndetse n'imiryango yabo uburyo ikunze kubana. Yagiye avugwa muri bino bintu bijyanye n'ino video bati Chita ni wafashe agatelefone yandikira message Chita Sabe ati aho hantu uri abantu bagiye kuza kugufata, reba ukuntu wasimbuka, reba ukuntu wava ngaho. Abandi bagiye bavuga ibindi bati Chita nawe yarabizi byinshi cyane nk'umuntu babana. Reka tuganire tugirane ikiganiro kirambuye. Ndabizi neza yuko ibibazo byose mwibazaga iby'ubugambanyi, ibyo kwiyahura, iby'uburwayi bwa Sabe ubwo uko ameze ubu ngubu, ibyo kuba atazagaruka mu Rwanda ndetse n'ibindi byinshi cyane byose muri buze kubyumva muri kino kiganiro tugiye kugirana n'uno muvandimwe Chita. Murakoze cyane. Umeze neza? Baho kabisa. Amakuru y'iminsi Chita? Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi turashimira Imana. Famille imeze neza? Akazi ko kameze gute? Sinamaze kubira ko turi gushimira Imana. Ushaka kubikurikiraho nkubeshye. Uri umuntu usenga cyane Chita? Aya? Ahubwo ari cyane. Kubera iki bitari cyane? Kubera iki bitari cyane? Mu burenganzira bwanjye. Yego. Chita abantu aho wari wambona ndi kwinginga se arubwo nzi mu binginzi. Mu binginzi ba Nyagasani se? Oya nibisanzwe ntabwo bikabisha. Yego. Chita abantu bagukunda cyangwa se abantu bakurikira ibiganiro byawe n'abantu bagukurikirana hafi yawe bavuga yuko Chita ari umuntu mwiza cyane ariko ngo yagiye ahinduka. Chita, ibyo bintu iyo bikugezeho cyangwa se wenda ujye ubyumva bati Chita ni umuntu mwiza ariko hari igihe donc environnement society imwegereye ishobora kumuhindura. Abantu bakureba nyine, abantu bagukunda, abantu bakurebera hafi. Ninde wabivuze se? Yago reka mite nanga urugero rwa hafi. Yago yarabivuze ko uri umuntu mwiza, wamye n'umuntu mwiza ariko abantu bakwegera n'abantu mugendana mu buzima bwa buri munsi bashobora kuba baraguhindiho akantu gato cyane. Yabishingiye kuki?
bo ntabwo nzi ikintu yashingiyeho kubera ko ntabwo nigeze mbimubaza. ubwo rero byasaba yuko ari ugusoba keretse niba nawe ari wowe ubibona ngo mpe facts uko njyewe aho yabivugiye simpazi ntabyo numvise. Yego Chita muri no minsi iyo urebye ikintu cyitwa imboga nkoranyambaga ndetse yaba reka nkoresha ijambo rimwe ryitwa citizen journalism, wowe ubibona gute Chita? Ujya ubona abantu bavuga RIB ni intervene, abantu bararengereye, abantu nta bumuntu bakigira bla 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 bla, bamwe basigaye babikoreshwa n'ubugoma abandi n'amafaranga. Kuri Chita wabibona gute? Uko babibona nanjye niko mbibona. Imbuga nkoranyambaga ntabwo nge nzibona nk'izahindutse ahubwo zarangiritse bitewe n'uburyo bazikoresha mu buryo babyarira inyungu n'amafaranga. Social media ni business ku bantu batandukanye. Hari n'ababitangiye batazi ko ari business ariko uyu munsi ikaba ari business. Kuba bakoreramo amakosa rero impamvu nyamukuru bitera nuko benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo bazikoresha nk'ubucuruzi, tangira bazikoresha nko kwinezeza cyangwa se bakazikoresha umugambi utari mwiza. Ubona byakemuka bite se? Ikintu cya mbere cyatuma bikemuka nuko habaho uburyo izo mbuga nkoranyambaga zikoreshwa, umuyoboro uzigenga cyangwa se nk'uko dusanzwe tuzi ko amaradiyo, televiziyo n'ibinyamakuru byandika bifite umurongo bikagira n'urwego rubishinzwe. Bya social media rero nabyo ubona yuko byamaze kugira imbaraga zirenze ubushobozi bw'abazikoresha, kubera ko social media ni inzaduka, ntabwo zahozeho, ntabwo ari ibintu twateguye no guhitinga kwazo. Nabyo ni ibintu bijyana n'iterambere, ni amajyambere ariko nayo ashingiye ku ikoranabuhanga. Ubwayo si mabi ariko mu Rwanda akoreshwa nabi. Yego wakiriye gute? Naribomoje kuri Yago mu kanya kashize. Yago yavuze yuko yavuye hano mu Rwanda kubera ko hari agatsiko k'abantu runaka cyane cyane aba content creators bashakaga kumugira nabi no gutwara ubuzima bwe. Chita n'ubwa mbere tuganire kuva iriya insida yajya hanze, ni n'ubwa mbere abantu bakumvise mu by'ukuri mu itangazamakuru ugira ikintu bivugaho. Personally we n'ibintu wakiriye gute nka Chita mu by'ukuri utubwize ukuri? Ntabwo ngewe nakurikiye ngo menye impamvu, ariko iyo post uvuze nanjye narayibonye nk'abandi bose. Mu by'ukuri ntabwo nakubeshya, avuga ko bidashimishije. Utanagiye no muri details y'impamvu zatumye afata icyo cyemezo, ntabwo ari ibintu bishimishije. Kuko imbuga nkoranyambaga nko nabikubwiye tukwiriye kuzikoresha mu buryo buri positive, zitubyarira inyungu, yaba ifatika mu buryo bw'amafaranga n'ibindi bidafatika bitandukanye, ariko by'umwihariko zikatuzamura kubera umumaro natwe dufitiye sosiyete. Ushobora kuba ari imyidagaduro, ushobora kuba ari ukwigisha, biterwa n'intego cyangwa se editorial line umuntu yahisemo. Kuba yaragiye rero ntabwo nabyakiriye neza kuko ntabwo yari inkuru y'ibyishimo. Ariko mu bantu yakomoje yavuze mu bantu banini cyane cyangwa se mu bantu bafite ama YouTube channels manini cyane, kandi Chita nawe uri mu bantu banini cyane. Yavuze yuko bagiye babuza abantu kumuha ibiganiro, abandi bakagenda bamutega imitego. Ntabwo wigeze wiyumva muri abo bantu Chita? Ntabwo mbizi kabisa. Iyo mba ndimo ariko yarabinyandikiye ko turavugana kuri WhatsApp, turavugana kuri call cyangwa akandika message. Ntabwo rero ikintu cyaba cyaramubabaje yaza kukibabwira njye atabimbwiye, kuko akiri mu Rwanda twahuraga kenshi. Ntabyo nzi. Niba ubizi ubimbwire usubize icyo mbitekereza. Ntabwo yavuze yuko gusa wari umuntu mwiza mu minsi yo hambere, ariko avuga yuko kubera kugendana n'abantu we yise babi nawe wagiye uhinduka. Ntabwo yigeze aba specific ngo avuge ko Chita. None ikibazo nyine ngewe mfite ni ikihe? Ntabwo nyumva kabisa. Kiretse umuhamagaye, udafite nimero ye ndayiguha ko ngewe turavugana, status ze ndazireba. Umubazo utari ko uyu muntu uvuga ngo byagenze uko,
facts ni izihe? uze kuza kuyima nze kuza kumuhamagara wenda buriya nitwongera kuganira nzakubwira ibyo twavuganye. Ariko njye ntabyo nzi kuko ibyo nzi ibyo ndabigusubiza pe. Ntaca ku ruhande ariko ibyo ntazi ibyo ntabwo ndi buze gutera bosansi. Ese koko Chita ejo nazo nganira n'umwe mu bayobozi ari kumbwira ese koko mu by'ukuri muri content creators habamo ibyo Yago yavuze, hari ibyo Yago yavuze n'ibyo abandi bavuga, habamo urwango rushobora kurenga content mu by'ukuri rukaba rwaba person? Uwo muyobozi ni uwuhe? Ntabwo ari ngombwa kubera ko ntabwo twari mu kiganiro. Ushobora kuvuga ngo muvuge amazina ariko wambwira urwego kugira ngo mbashe kuguha igitekerezo neza. Oya donc ni urugero nifashe kubera ko ibyo yambwiye ntaho biri buze guhura n'igisubizo cya, ahubwo wewe personal nk'umuntu uba muri content creation mu by'ukuri koko umuntu ashobora kwangana n'undi bikava mu buryo bwa content bikaba personal. Njyewe ntabyo nakorewe, arwango mfitiwe n'urumfitiye rwose arugumane cyangwa akora icyo ashaka, ariko nkanjye nta byambayeho. Gusa my point of view nuko ibyo dukora ni business nkuko nakomeje kubikubwira, kandi nta entrepreneurship ibamo umwihariko wo kugeza ku kuba umuntu yakora wenyine cyangwa se yakora adafite ibibazo. Kubera yuko iyo umuntu agiye gukora investment cyangwa atayikoza ahubwo akinjira, icyo nahereyeho nkubwira nuko abenshi ibyo bajemo byababanye business ariko atari cyo bateganyaga. Noneho ikindi abantu bakoresha content kuri internet hano mu Rwanda ntabwo dufite skills kuri business, ntabwo dufite skills kuri investment. Ariyo mpamvu rero amakosa menshi agenda abaho, ibyo by'urwango ntaho bitaba no mu bucuruzi bibamo, ariko njye ntabyo nakorewe, n'abari kubipanga rwose ubabwire yuko bitazakunda. Hari abo muri kumwe rwose ubabwire yuko bigoye, ariko ikibazo gihari ni icy'uko ari amahitamo y'ubucuruzi. N'abacuruzi b'ifu bagirana ibibazo, abacuruzi b'urutoki abacuruzi ibitoki ibirayi nuko usanga hari ubangamiwe n'uko undi yabigurishije we ntibigurwe. Abacuruzi b'amatungo nuko, aborozi n'ahantu bitari, ariko njye ntabyo nakorewe. Chita Yago kimara gutangaza biriya bintu abantu bahise bagarura akavideo kawe uvuga ngo hari igihe muri no showbiz umuntu aziyahura, bati Chita yari yarabivuze, donc wari warabibonye ute ko donc kubera iki wari waravuze ayo magambo mu by'ukuri imbere yawe? Urumva ubu ngubu uri kugaragaza nkaho nta birenze, nta byacitse, nta bihambaye, ariko urumva bahise bagarura akavideo kawe bavuga bati Chita nyamara ndakubwira Cassien Pizzo, ndakubwira about my own experience. Buriya kenshi ni naho social media haziramo ibintu byo kubeshya no guhimba ubuhamya. Icyaba cyarambayeho gihari ntabwo naba narakiguhishe kuko inshuti yanjye cyane kabisa. Tunahura kenshi, umva nta n'ukwezi gushize dutemberana igihugu buri munsi. Ntabwo rero nagira ikintu kimbaho kuri social media ngo ubure kukibona. Ariko ndabyibuka neza iyo interview nayikoze mu hagati y'ukwezi kwa Nzeri no kwakira 2023, ubwo nari mvuye mu gihugu cy'u Burundi, igitaramo cya The Ben, no gusura igihugu muri rusange kuko n'ubwa mbere nari ngezeyo. Muri uko gutembera igihugu rero ngira ubumenyi uko ibijyanye na social media bikora mu Burundi, ngira ubumenyi nk'umuntu utembera igihugu gishyashya kuko ndi umuntu ukunda gutembera nkamenya. Kandi ngira ngo East Africa ikiri ibihugu 5 niho hantu nari ntaragera. Mbese nageze mu Burundi ndeba imikorere yaho, ndeba n'ibyo mu Rwanda byitwa ngo ni show business, bimpa ishusho yo gutanga igitekerezo wabonye ntanga mvuga nti social media abantu bagezaho gukorana bizamo urwango n'ibindi bintu by'ubugome bitandukanye.
buryo umuntu ashobora kuzareba ibyamuvuzweho cyangwa se saga n'iki akiyambura ubuzima kubera kunanirwa kubyiyumvamo cyangwa se kuba yagira icyo abikoraho kubera abazi n'ukuri. Hakaba n'indi pariti yo kuba umuntu ashobora kuba yagirirwa nabi akihorera. Donc navugaga uburyo abantu bashobora kuzagira muri session yo gukora ibyaha bishingiye ku byo bo bakorewe. Usanga wowe Pizzo wampemukiye ukoresheje mikoro, nanjye nkazayikoresha ndi kwisobanura cyangwa ndi kugaragaza ibyawe n'aba bantu batavuze. Aribyo mvuga nti rero umuntu ashobora kureba akabona nta kindi ari bubikoreho usibye kugushaka aho uri mukarwana cyangwa se kuba yakugirira nabi cyangwa akagirira nabi umuryango wawe. kugira ngo nawe kenshi twagiye duhura cyangwa tuvugana ndakubwira nti kuri social media ntabwo wari wavugwa ngo bikomere, nibwo wabasha kumenya neza uwavuzwe cyangwa se imbuga nkoranyambaga zakoreshejweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko uburyo aba yiyumva. Ikintu cyo numva njya nkikubwira kenshi cyane abura ni umuntu ashobora kuba ahangayitse cyangwa se ari umuntu ufite uburyo amanaginga ibyo bintu yabyihanganira yagira atari ko arababara. Ni umuntu uhumeka, ni umuntu ufite amarangamutima. Ndumva yari icyo gihe natangaje ibyo ngibyo. Chita, ibi bintu abantu bita ngo ni ubusesenguzi, ni ukumena imiceri, ngo ni ukuzana ubwino, ngo ni ukuzana ibyo nyuma y'amarido, nk'umunyamakuru mukuru, YouTuber mukuru cyane, Chita, wowe ubitekereza iki? Cyambere nk'umunyamakuru umaze igihe muri aka kazi k'imyidagaduro, kuko imyaka uyu munsi 10 yararenze. 10 yararenze kabisa. No mukanya ndi kureba ikiganiro cya mbere washyize kuri chaîne yawe. Byaca no biveho kuko ngiwe natangiriye kuri mainstream. I know. Nanyuze muri radio ya Rubavu zitwa ngo RC Rubavu. Ujya kuri Flash. Njya kuri Flash FM, njya kuri City Radio. Aho mvayo njya kuri Contact FM ari naho hanyuma nakoreye. Byari byo byose mfite ubumenyi kuri ibingibi by'itangazamakuru. Ariko nanone wenda ntandukire gato ku kibazo arumbajije, avuga ko ntarirarenga. Arirarenga ndabishingira kuri facts. Abo mubona bake ntabwo ari benshi, ntabwo ari igihugu cyose, kandi inzira yo gukosoka irashoboka. Yego Chita, wambwiye kuri mu muhanda, ntabwo ushaka kugutindana, reka nkurekura, ariko mbere yuko nkurekura Chita birago ahantu ngeze kubera radari zaho sinzi ukweze. Mbere yuko nkurekura Chita, uri umwe mu banyamakuru mu by'ukuri, urabizi Chita, uri umuntu mwiza, reka nkushimire n'abantu bakurikira Max TV mu by'ukuri. Murakoze cyane. Hanyuma Chita, mbere yuko nkurekura rero, urikiri kudusangiza experience y'imyaka irenga 10 mu itangazamakuru, uvuga yuko bizagenda bikosoka. Twe turi kubaza kuri kino kintu abantu bita ngo no kumena imiti, ngo no kumena imiceri, ngo no kuzana ibyo abantu batabonye. Chita, muri no minsi ngewe nkunda gukoresha imvugo ivuga ngo video bivugwa yuko kubera ko nyir'ubwite ntabwo ari yemera neza ko iyo video ariye, ni video y'umunyamakuru mugenzi wacu Sabe, bivugwa yuko yari kumwe yaravuye gukora ibyo akora n'umubyeyi witwa Ngwino Ndebe. Ni video wowe wabonye gute Chita? Wabyakiriye gute ukimara kubona igiye hanze abantu bakavuga yuko ariye kubera ko nyir'ubwite ataremeza ko ariye? Ngewe ntabwo natunguwe. Iriya video yasohotse hashize igihe kinini, kandi narashije ikibazo simbona. Ahubwo ngewe nagize ikibazo gikomeye cyangwa se ngo kwibaza ni iki, kuko nari nzi ukuri, nari nzi icyabaye, kandi nisobanukiwe neza ko gitandukanye n'ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Kubera icyo utatunguwe rero yakira bwo nta kira kudasanzwe, ntabwo ari uko ari byo nari niteze uburyo yasohotsemo, ariko kuba byarabaye ibyo nari mbizi ko
ikibazo cy'imvune yabaye. Shacita mwihangane mukomere mu by'ukuri kandi ujye ukomeza n'umuvandimwe umubwire yihangane cyane. Ndabizi neza yaravuye mu bibazo yavugaga yuko yagiye amubuza gukoresha ibiganiro batumirwa be, ibyo bivuyemo hajemo imvune, ibyo bivuyemo hajemo video bati Sabe yaryamanaga na runaka. Ni ibihe biba bitoroshye ku muntu mu by'ukuri ufite umuryango kandi ufite n'umutima buri wese ashobora kubabara mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. Abantu bagomba kwigiramo iki muri bino bintu cita? Iki bakwiye kwiga kubiki donc urumva ugereranije urumva abantu ngizo video abantu ngaho kwinjira mu miryango abantu ngaho bla 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 bla, donc ni iki societe yacu igomba kwigiramo muri bino bintu? None cyizo karame umunyamakuru wowe urabona ikibazo ari ikihe ubundi? Ngewe ntabaye umunyamakuru nkaba umuntu ikibazo ndabona kiri kubura ari ubumuntu kubera ko buri twese buri kubaza video uyibona wabonye iki? Video nkimara kuyibona wabonye iki muri angere yiki? Nabonye video mbona wabonye iki? Nabonye Sabe mbona na ngwino ndebe nkimara kubona video. Ngo message ni iyi kugira ngo binyorohere kugusubiza. Donc message nabonyemo muri iriya video. Ukuvuga ngo mbere na mbere abantu bo kuri social media uburyo babyakiriye uburyo abantu babivuze mu by'ukuri mbere na mbere ngewe n'ubutumwa nabwira abantu mbere na mbere nitubanze turebe tutese umuntu yagize ikibazo koko yarwaye koko byabaye. Niba byabaye se hakwiye iki? Mbere na mbere hakwiye ihumure iyo kwivuza yego no guhumuriza abantu kuko hari abagize ubwoba ngo ntazongera guhagarara byamuteye ubumuga ngo n'iki ngo ntazagaruka n'iki. Ibyo byo ndagira ngo nkubwire yuko bitari byo ibihuha. Igihe kitarambiranye amaze kumera neza azagaruka mu kiganiro ndetse n'uburyo azagaruka akoramo ntekereza ko buzaba bufite umwihariko ushobora kuba utandukanye n'uko yatari asanzwe akora cyangwa se bikajyana n'umurongo asanzwe akoreramo. Ariko izi nkuru mwumvise ni inkuru z'ibihuha. Kimuraje ishinga nonaha ni ukwivuza no kwiyitaho, ibindi byo bikazazana. Nagiye mbona abantu bakora ibiganiro ibyo ngibyo uvuze haruguru ngewe ntari busubiremo ntabyo nabonye muri video. Igikorwa cyabagaho nabonaga ari igikorwa cyo gutabara umuntu wavunitse kandi ubona ko ababaye. Ntabwo ibindi abantu bari kuvuga n'ibindi bari kugereranya n'abagiye gutera imetero. N'uwo nabonye umudamu w'umusilamukazi wagize ibyo asobanura. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikenewe. None igikenewe ni ubuvuzi. Wavunitse akavuzwa akitabwaho. Ariko ibikorwa yavuzweho byo ntabwo ari byo. Yego nibyo mu by'ukuri bagombaga kureka umuntu akabanza akivuza akabanza akamera neza wenda ubumuntu cyangwa kugirira umuntu ubuntu. Ahubwo usanzwe umuntu arwaye arembye utumubwira ibindi bitari ibyo ngibyo urabanza ukamutega amatwi ukamuhumuriza. Nibyo by'ingenzi no guhumuriza abantu basanzwe bakurikira isimbi TV atari kumwumva ati cyarahari bagezaho ibiganiro nk'ibisanzwe kandi ababizi barabizi ko isimbi n'undi ni platform nini kurenza uwayishinze kandi igamije neza mu banyarwanda. Yego ubwo rero sinzi niba ndari ikindi utekereza wambaza, ariko yewe nta bundi butumwa natanga butari ubw'amahoro no gushyigikirana. Biriya wahereyeho umbaza abafitanye ibibazo biyunge, niba ari abasabana imbabazi basabana imbabazi, niba ari uwibeshye ku wundi ibyo bikemutse kandi byanakemutse mu muryango cyangwa se aho abantu bahurira cyangwa n'abaduhuza.
ariko gukemukira ku mbuga nkoranyambaga byo nta gisubizo kirimo, kuko hari urugero rushinja nkunda guha abantu mvuga nti nta nama itangirwa mu isoko. ahubwo Pizzo kuba nagukosereza cyangwa twagirana ikibazo bigomba kurema izindi mbaraga ariko zo kudusenya. Ntabwo uzampagarika mu isoko ngo ngire inama ku ngeso wenda mbi z'ibyo nagukoreye, niba bihari koko n'ubundi bizarangira bitakiri inama ahubwo birangiye gusebanya. cyane cyane yuko hari igihe kuri social media bitangira umuntu yitwa ngo aragira undi inama, ariko mu by'ukuri ugasanga bivuyemo ibindi bitari ngombwa. Abafite social media buri wese ni business, arabikoresha ashakisha amafaranga n'imibereho, ariko mu buryo bukwiye n'ubudakwiye. Ese umuntu abantu bataye bizagorana ko babutoragurira kuri social media. Ariko ntabwo ngewe mbibona nk'ibikwiye cyo kubireba tugaceceka, cyo cyararangiye nicyo navuga. Kwihangana byo umuntu arabyihangana, ariko ntabwo tunganya imitekerereze. Hari n'abantu bareba ibyo navuzweho cyangwa se ibyo Pizzo yavuzweho kubera igikundiro bamufitiye, ugasanga imitima irababaye, ugasanga baguye mu kantu. Niyo mpamvu rero nakubwiye ko ntarirarenga. Kitarambiranye rwose abantu bazakosoka, haba mu buryo bw'ingeso n'imyumvire, kuko niyo mpamvu ntakunda gukongeza iyi miriro nk'uko wamaza gutese ibyo kumenya imiceri n'ibiki byose urabivugaho iki. kuko nzi neza ko ibyo bibi nshobora kuba nifuriza Pizzo, abo ngewe mbikeneye. Yego. Ibyo byiza mwifuriza nanjye ndabikeneye. Uze ngo kubana neza birashoboka, gushyigikirana birashoboka, bidasabye yuko habaho intambara zishobora no kurema umwuka mubi hagati y'umuntu n'uwundi. cyane cyane ko kenshi biteye isoni kubona ibintu nk'ibyo bibi ari byo sosiyete ishyigikiye, abantu bose bahagurukiye kumenya. Mu by'ukuri ndavuga ko bidakwiriye. Ahubwo ari uko ndi buvuge ngo ntibikwiriye kubera uvugwa uyu munsi ari inshuti yanjye, ndabivuga kuwo ari we wese. Kuwo ari we wese inyungu iyo ari yose byazana, ntabwo nkwiriye kubyinirira agahinda ka mugenzi wanjye uko byagenda kose. Yego. Nk'uko n'ubundi n'inyungu ya Pizzo idakwiriye kumpangayikisha. Ngewe niyo myumvire mfite, ubwo n'abandi bafite uko babyumva, ariko bizakugora kumbona mugenzi wanjye yagize ikibazo ngo mbone ndi mu bari guserebura. kuko nizera neza ko success ufite nonaha nka kazi Pizzo niba ari nziza nanjye nayiharaniye burya nayigeraho. Yego. Ibibi byakubayeho cyangwa se ibibazo wagize birashoboka yuko ejo hazaza nanjye bishobora kongeraho. Uyu munsi abantu bataramiye kuri Yago, uyu munsi abantu bataramiye kuri Sabe, bataramiye kuri Irene, bataramiye kuri Pizzo, bataramiye kuri njye n'abandi. Ejo uzasanga ari wowe cyangwa uwundi mu bari kutwumva cyangwa se abo muri kumwe aho ngaho. Buriya rero kwicisha bugufi ni ingenzi, biragoye, ndabizi ko bigoye, ariko birashoboka cyane ugamije neza, uzi n'igisobanuro cy'ubuzima. Wabona bidashoboka ko umuntu umucira bugufi cyangwa se ko mushyigikirana, ntacyo bitwaye kumubanira uko abishaka. Yego. Ari naryo hame ngewe nemera mu myidagaduro. Ntabwo niba ukubeshye rwose Pizzo, biragoye yuko ngewe nawe tuzakundana tukanakorerana nk'uko buri wese abishaka. Ushobora kuzakenera inyungu ku wundi, urumva, ugasanga undi ntabwo abyumva cyangwa se arabona ari ukubyaza inyungu. Ariyo mpamvu mwebwe dukorana kuri YouTube, iyo umpamagaye mu kiganiro mbizi neza ko uri bubone amafaranga, ntabwo byambangamira ngo ubuse ngo abonye amafaranga ngo byagenda gutya, ese bintwaye. Ibyo nkorana n'abantu benshi ibiganiro ntayobewe ko bibazamura cyangwa bibafasha.
ariko simbangamije ngo Pizzo numara kumpa ikiganiro, nimara kuguha ikiganiro ngo ejo nawe uzazinduke uze mpe televiziyo. Iyo mitekerereze njye ntabwo ariyo mfite, nta nubwo ari nabwo buryo numvamo ibintu. Icya mbere nemera ni amahoro, ni urukundo, ni ugushyigikirana, kandi nizeye neza ko igihe kizagera ibintu bikagira umurongo muzima. Nzi niba hari ikindi kibazo ufite kumbaza. Ndasoreza kuri iki ngiki ubuzima wowe bwakwigishije iki Chita? Ubuzima bwewe buri mu byiciro bitandukanye, ariko ndumva nari maze kubivuga. Byagenda ko twaba turi kuri social media, twaba turi muri quartier duhingana mu rutoki, twaba turi gukina umupira, twaba turi muki, uko byagenda kose mu buzima benshi baravuga ngo flexibility ngo ntabwo bikenewe, ngo kuba umwana mwiza ntabwo biba bikenewe, ngo guca bugufi. Ariko izo ni imvugo z'ubujiji, ni imvugo z'abantu bibita ku buzima. Gukora gutera imbere ntawe utabikeneye, kuko bimaze kubikubwira. Dushobora kuba ibyo nkuru utabikunda, ushobora kuba nanjye utankunda cyangwa ibintu mfiteho ikibazo, sibyo? Ariko ibyo ntibizakunze gutera intambwe ngo ungire inama cyangwa unshyigikire. Kuko nawe icyo nabona kiri buguteza imbere, ntabwo nabangamirwa ko uyu mugisha wari uwawe. Ifi yawe rwose wagenewe kuyiroba, nta wundi wayikurobera pe. Imana yaturemye ni nayo izi neza uko tugomba kuzabaho, ni nayo izi uko tugomba kuzatera imbere. Urumva ari icyo ngicyo nakubwira. Ubuzima usabwa guca bugufi, byo ni ingenzi cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose, byaba bishoboka byaba bidashoboka. Bikenewe ugomba kubyishakamo, ariko nibura isi ikaba nziza, isi ntibe mbi biguturutseho. Uko tubona hari abangiza isi cyangwa hari abakora ibikorwa bibi, abakaba bakora ibikorwa byiza babaho, kandi byose bibitera n'amafaranga, amashyari, ni ibintu bitoya cyane ko bidatwikiye. Ubwo nawe ufite uko ubyumva, n'abandi baraza kugira uko babyumva. Yego, gukorana, gushyigikirana birakaze cyane kurusha gusenyana cyangwa se no kwangiza y'abandi bubatse. Yego. Chita, muri video ndi kureba hano imbere yanjye, burya abantu bagukunda rimwe na rimwe ngo baba bakeneye ku muntu bakunda, baba bakeneye kumva nimba ibyo ngibyo ari byo. Ndi kubona hariho thumbnail yawe, ni thumbnail donc ifite title ivuga ngo ese mwagize ngo ndabatinya. Chita, nagira ngo usoreze kuri iki ngiki rwose nushaka, nagira ngo usoreze kuri iki ngiki. Halo? 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 Yes Chita, ndi kukumva. Halo? Yego, nagira ngo usoreze kuri iki ngiki rwose, niyo wagisubiza mu masegonda make cyane ku bantu bagukunda. Rimwe na rimwe baba umuntu ugukunda byanyabyo ntago ajya nezezwa n'ibihuha bishobora kukuvugaho cyangwa se n'amakuru atarayanya. Iyo umuntu yagize amahirwe akabona nyir'ubwite, hari video ndi kureba ifite irimo ifoto yawe kuri thumbnail, irimo umutwe ugira uti ese mwagize ngo ndabatinya. Chita, uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore witwa Karara yavuze yuko uri muri no case ya Sabe, anavuga yuko rero wandikiye message Sabe imubwira ngo nasohoka ahantu ari bahagose. Chita, soreza kuri icyo. Diwande bari bahagose se kandi ngo abantu bari baje kumufata. Yakoze iki? Chita, ni biba biri ku mihanda. Yamubwire rero ibyo ngibyo byo rwose nta kintu kirenze kubivugaho usibye guseka kabisa. Ntabwo twari turi kumwe kabisa, nta nubwo nari mpari, nta nubwo aho kirazira byose bibereye, ntabwo nari mpari. No muri video uzayisubire murebe, ntabwo ngaragara, nta naho numvikana. Sibyo sinzi rero abo bagose simbazi. Iyo message wabivuga ayipostinga bikwereke. Shaka mubwire rero. Ibinyoma bikomeje kuba byinshi cyane. Ngo Chita yahise yohereza message. Ziko
cyaje nari ndi kuyobora ubukwe nari ndiye ko n'ubu uriya munsi twaravuganye cyane kabisa keretse mbaye nsigaye nkora mu nzego z'iperereza mba ndi ahantu ndi ariko nkaba ndi no kureba abantu ahantu bari ariko ibyo byo rwose mubihaye agaciro mwaba muhwanye n'uwabitangaje ntabwo ari byo pe nta kintu cy'ukuri na kimwe yatangaje ubwo buriya sora zikavuga ati umuvandimwe yagize ikibazo n'umutabare yavunitse ariko ibyo ngibyo utangaje byo usibye kuba binababaje biteye agahinda none ibyo bintu koko hari umuntu wabivuze koko ngo cita rwose ngo niwe wanditse message ngo aravuga ngo muvandimwe aho ngaho uri rwose amazi si yayandi ushaka wakoga mpagaze wiki ni kuri internet se ibyo bintu biri hanze ndakoze ntabwo wabyumvize cita cyangwa uri kwijijisha ntabyo bikabisa niyo channel biriho mbirebe nona birebe kuri channel ya Karara TV show ngira ngo ni nayo ya Breakings no nkuru ku nshuro ya mbere ntabwo nabonye kabisa saa moya z'ijoro nibwo ngeze mu mujyi nakubwiraga aho ngeze hose ntabwo ibyo bintu byabaye ntabwo ndi bukubwire ngo ntacyo mbivugaho ko ntibyabaye urumva ntabwo byoroshye kasi ahantu nari ndi kuza nahageze cita reka nkurekure nkushimire cyane no kuri ku kiganiro cyiza kandi kirimo kugirira neza abantu kuri Max TV bansuhurize nabo baragusuhuza vraiment kandi baragukunda cita uri umwe mu bantu reka nkubwize ukuri cita abantu baragukunda byatari mane naranabirebaga cyagiye turi muri campaign uburyo ababyeyi bahitaga baza bakuzura ku modoka ariko hari umubyeyi wanze gusuhuza ubwo ibanga ndarimenya arababara cyane kubera uburyo twari kwihuta ariko abantu baragukunda byatari mane byahatari kabisa uri n'umuntu mwiza man nyemo kukubeshya rero ntabwo abantu baba bari kusuza ari benshi ngo wanze gusuza abantu kandi ntabwo nari mfite imodoka yanjye twari mu modoka itwaye twese ntabwo nari njyenyine n'ikiganiro nabonye gikora ubu ukuntu byari bimeze uwo muntu handa wakariye keretse ni wenda nari mu modoka yanjye nkahita ngenda ariko nzi neza yuko abantu nibo bangize uwo ndiwe abantu twatangiranye urugendo nkikora komedi nkikora ibintu byo kwigana abahanzi abanyamakuru umunsi sinigeze mbireka abo rero bubatse izina ryanjye bakariha imbaraga urumva ntabwo uyu munsi rero nabasuzugura pe kuko njyewe nzirikana abantu umuntu ashobora gutera imbere akagira amafaranga akabuha danje ariko njye ibyo byose nabigezeho kubera abantu niyo mpamvu ni ukuri Imana igikomeza kugirire neza aho uzanyumva nirarira ko ibi bintu nabigezeho kubera njyewe uzamenye yuko nyine birangiye none sana ko ibi nabigezeho kubera abantu kandi hakitaho n'ubuntu bw'Imana ariko cita na banga habayeho kutanyurwa n'ubuzima habayeho kutanyurwa n'intambwe z'igitero cita bye ugire ibihe byiza cyane ngiye kukubaza akabazo kamwe konyine k'amatsiko ariko ntacyo ubwo nzakakubaza twongeye guhura gato cyane sawa urakoze cyane cita ariko ubwira abantu bakora subscribe kuri Chita Magic no ku babwire bayikore kuko ubahangaye 600 bigiye kuzura kandi babura abantu bake cyane yego bakore subscribe hanyuma bajye no ku Isimbi TV bakurikira ibiganiro bya TK ni umwe mu banyamakuru banene kandi abanyamakuru bamaze bakore subscribe kuri Jotwins show yabura abantu babarika ubundi kuzuza aba subscribers 100 hehe Jotwins show ariko nagiye mbona abantu bavuga yuko ngo bagiye bahuza imvune ya Sabe n'ubugambanyi bwa Jotwins cite ibyo byura bivuga iki akantu gato cyane bati kuvunika kwa Sabe birimo akaboko k'aba bantu utangiye kumbaza ibintu ntazi ntabwo ari ukubikwepa bikumbaza ibintu ntazi ngo ngaho Chitanga acungaga noneho ngo aratimbuka ngo baravunitse sinabonye n'abari gupimisha metero biriya byo ibyo ngibyo rwose ntabyo
yego kumva amakuru ntazi nakubwiye ko ntari butere bosanse mu kuvuga ibitekerezo ngo ibyo ni imagine Imana ikurinde. Urakoze cyane Chita, Imana ikugirire neza cyane mu by'ukuri. Yes, akaba rero ari ibyo ngibyo Chita dutangarije. Ndamushimiye cyane ku kiganiro kirambuye kandi cyujemo ubwenge n'impanuro aduhaye. Mu by'ukuri amahoro, umutima, ubumuntu iyo bikomeje kuranga abantu bose mu by'ukuri ibintu bishobora kugenda neza cyane, ariko nuko bikunda kuba ikibazo nyine kubera ko yatangiye kuzamo amafaranga, bamwe na bamwe batangira guta ubu umuntu. Reka rero nsoreza ahangaha, ariko cyo nakubwira cyo nuko mu ijoro ryakeye uwitwa Donald Trump yarari kumwe na Kamala Harris mu kiganiro mpaka nk'abakandida bose bari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu wa kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nuko Blinken ndetse n'umuyobozi ushinzwe imibanire mpuzamahanga mu Bwongereza bahuriye mu gihugu cya Ukraine bagiye kuganira, ndetse bagiye kuganira na Zelensky ngo barebe uburyo bashobora bagiye kuganira nyine ku bijyanye n'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mu bindi nakubwira ngira ngo nibyo ngibyo, nibindi nuko nakubwira ko gereza ya Santarare mu gihugu cya Kongo abantu barapfuye, bamwe bararashwe bagerageza gutoroka, abandi bagenda babasyonyera cyangwa se babagwa hejuru. So mfite iminota itari myinshi cyane, ariko updates zihari nizo ngizo. Rero ikintu nakubwira ko nuko abantu bafungiye muri iyo gereza bari kugenda bavuga yuko abagore bari kubafata ku ngufu, bafashwe ku ngufu, abandi baryama bagwirirana. Ikindi nuko imiryango mpuzamahanga iri gutabariza abantu bafungiye muri Nongereza kubera ko babayeho ubuzima bubi cyane. So ndabashimiye cyane rero, reba niba warakoze subscribe kuri Max TV, nusanga warayikoze ukande kuri notification, nusanga warakoze kuri notification nabwo ukande like kuri no video kugira ngo video zacu zijye zikugeraho umubambere. Ndabashimiye cyane. Of course, kasi episode that's my name, Kabu.